nk'umurogo mbona umuhungu wanjye aratashye nkaho nta cyabaye. Basagize ngira ngo mvukirize afite yazanywe n'iki. Bamusabye akanyama ko kwitamo. Cyane rwose ndakumva. Igitondo cya karekare kimara koga mba ndagiye Na document nyinshi na confidence nk'ari wagiye kuzisinya. ariko n'ubundi akazi narakabonye. Yego niyo mpamvu none turi kumwe ariko wa mbere wasanga ari agakonje k'abakozi. Ariko kare nubwo nakabonye ariko nadupoje ahandi. Ibintu byo kudepoza tuba tubiretse ahubwo ndangiriza inkuru y'ukuntu kari akazi bakabuze ari bakabonye. Ubwo ngubwo nashyitseyo umwana wo mu rugo ntunyobewe nawe ntarabona akazi. Nuko nyuma yo kwitwara neza uburakabonye. Cyane rwose umuhambirwa nyuma yo kukabona mba ndavuze ati naje nizeye neza ko akazi nibukabona. Nakwizaraza nayo ibipapuro leta rabica. Exactly. Marira menshi n'umurogo mbona umuhungu wanjye aratashye nkaho nta cyabaye. Ariko Imana niyo ibizi mwana. Arega nayo nzashyirwa nkabo. Ibyo ni ibyawe guserutse guhaha ryari. Niba nibuka neza se Siko mu myaka 3 ishize. yego ariko iki gihe nari mfite akazi. Nako k'ikiyede. Ariko nkanjye ni gute Imana yifata ikanyohereza akazi k'ikiyede kandi ziko narangije kwiga. Ariko njye nkurikije ubukene buriho kino gihe mbona umuntu yajya gusinyana kondana na Satani. Nibyo rwose kabisa. Hariya nadupoza ni inkabura. Mana sinkubeshye. Fire ya mbere niyo nzayifatira. Kwagira ngo uri nk'ikiruka se. Ngo ko Satani urahazi. Zabaza wagiye bandangira. Abo bagiye yose ni bamumanga. Ujya barangiye nka mushiki wawe ngufata neza ukagira ngo n'abandi no. Ujya ngo bavuga ngo nta mukire ngo wakira kumenera ibanga. Erega wowe bira nibyo utabuze. Nureba buriya kara gashuti kanye ka korode. Ese gize ngo kayavana. Buriya se kurode ajyayo. Buriya nakamutarambirwa nuko. Mu cyumba kiwe inoti za 5 zirisikiranye. Ariko njye mbere ntabwo nemeraga kuzimu wabo. Ariko naje kumva ngo n'abahanzi bajyayo. Bano uranga Krisizi na wajyayo. Yego sha nkaberwa impamvu inana nyikunda. Kumbi nuko. Ahubwo hafi ya bose bajyayo. None ubwo nta kiguzi basawa. Basagize ngira ngo mvukirize afite yazanywe n'iki. Bamusabye akanyama ko kwitamo. Nkaberwa impamvu itagenda. Mbese ko numva ngo basa umuntu wo mu muryango ubogeye bakamugusaba ni wananga. Rwose sister, basuzi ko mu mafaranga hari umuvandimwe ubamo.